uyu munsi wa none abanyamadini barashaka kwitegura kugaruka kwa Yesu, ariko batabyize mu byanditswe byera. Abantu barashaka gukura amakuru kuri radiyo, gukura amakuru kuri televiziyo. Abantu nta mwanya wo gucukumbura mu byanditswe byera bafite. Ese aba bantu bazahinguka ku Mukiza? Ntibishoboka. Nta muntu n'umwe ushobora guhinguka ku Mana no ku byayo atarehejwe n'ibyanditswe byera. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo Imana irimo irakora umurimo. Muri no minsi ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi birimo biragurwa n'abantu tutizera kimwe. Urasura umwizera ugasanga umwizera wacu nta gitabo cy'intambara ikomeye agira, nta rengera ubuzima agira, nta nama ku mirire agira. Ibitabo byose dufite, ubu butunzi dufite, abantu benshi ntago barimo kubukoresha. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi mizingo y'Abaheburayo i Yerusalemu yarahabaga, ariko mu cyigisho cyabanje twabonye uburyo Satani yabavangiye bashaka imyiteguro idaturutse mu byanditswe. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Abizera bacu nta mwanya bafite wo kwisomera ibyanditswe byera, ndetse abenshi usanga baharaye bashaka utugambo duto duto batoraguriye ku ruhimbi. Ubu hari n'abandi baba bategereje kubakwa n'utuntu bari butoragure kuri za WhatsApp. Nshuti zanjye, kugira ngo uhinguke ku Mukiza ntibishoboka utahindukiriye ibyanditswe bya Giheburayo. Igihe kirageze ngo duhindukirire Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, aba ariho dutangirira urugendo. Aho honyine niho tuzakura amahirwe. Nshuti zanjye, reka nkwibutse uyu munsi wa none, nubwo abantu benshi bamaze guhaga ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato, komande nyinshi yabyo irimo iratangwa n'abantu bo mu yandi madini. Barimo barabyiga, bararyohewe, barimo barabitangirana urugendo. Urimo uraha umuntu igitabo cy'intambara ikomeye akabyina akavuga ati Imana iguha umugisha, yarangiza mwazahura akakubwira ati ninyoba nzaba ari nge wizize, ubu namenye inzira aho iri. Ariko uyu munsi wa none twebwe, ese i Yerusalemu bahindukiriye ibitabo, bafite ibitabo mu ntoki, barimo bariga ngo bamenye ikigiye kuba. Mwene data, muvandimwe, wowe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu. Nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, kandi nkwifuriza cyane gukomeza kudapfusha ubusa aya mahirwe Imana yatugeneye muri iki gihe turimo twiga ijambo ryayo muri iri vuna ryacu rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibitero bigabwa ku mugaba w'ingabo. Njyewe ndi Musoni Flavie. Mbere ya byose reka tubanze dusenge. Uhoraho Mana nziza, Mana yaduhaye agakiza, Mana irimo kudukiza uyu munsi, Mana ikomeza guteganya kudukiza uko Satani agenda dutega imitego ukaducira icyanzu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tumanitse amaboko kuko intambara aho igeze irimo iratunanira, ariko tuzi neza ko ari wowe mugaba w'ingabo. Tumanitse amaboko ko kwirwanirira bitunaniye, kugira ngo uduhe imbaraga zo kunesha kandi urwanirire muri twe. Muri uyu mwanya tugize amahirwe adasanzwe yuko tugiye kwiga ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe, uduhe amatwi yumva icyo umwuka abwira itorero, kugira ngo binyuze muri iri jambo Mwuka wera kabakaba imitima yacu yabaye akahebwe, tubashe gufata imyanzuro myiza yo kuba mu ruhande rwawe, kandi bitubere bityo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabikubwiye, ndi Musoni Flavien. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kwiga ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo inyenyeri yizewe yakugeza aho ujya. Inyenyeri yizewe yakugeza aho ujya. Mu by'ukuri inshuti yanjye, buri muntu wese mu rugendo aba agomba kugira ikimufasha. Umwe ashobora kuba afite ikarita, undi ashobora gutangira urugendo afite amakuru y'umuntu wamuhaye aho azajya, undi ashobora kugenda afite ibimenyetso bimwereka aho agiye. Undi turi mu gihe cy'itumanaho, turi mu gihe cy'iterambere, undi ashobora kuvuga ati ngewe nzafata urugendo, nzaba mfite telefone, uzagenda unyobora. Ariko murabizi ko rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa yuko ujya kureba umuntu, wajya kumusura, wajya kugerayo telefone umuriro ukagushirana, cyangwa se wagera aho yagombaga kukuyoborera umuriro nawe ukamushirana. Ngira ngo mwese ibyo mujya mubyumva. Rero urugendo rw'iby'umwuka rugomba gutegurwa. Ntabwo ari urugendo umuntu atangira ngo avuge ngo ningeri runaka ngo kanaka azanyobora anjyana aha, kuko hari igihe ushobora kuzageraho washakaga ko wa muntu akuyobora, ugasanga umuriro w'iby'Imana waramushiranye, cyangwa se ugasanga iby'Imana yarakonoje, cyangwa nawe ukahagera utakibasha kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Tugiye kureba icyigisho cyiza kigaragaza inyenyeri yayoboye abantu ikabageza aho Yesu yavukiye. Ariko turi bwibaze ngo uyu munsi wa none, kugira ngo nzahinguke ku marembo y'ijuru, kugira ngo nzahinguke
adahinguke mu maso y'umukiza. Niyihe nyenyeri yizewe yanyobora ikazangeza ku kugaruka kwa Kristo ntayobye? Nshuti zanjye, ngiki cyo turi bugeho. Turibanda cyane mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 2, abanyabwenge baramya Yesu. Hano tugiye kureba uburyo abanyabwenge bagiye kuramya Yesu, tugiye kureba inyenyeri yabayoboye, ariko tuze kureba ese aba bantu barebye mu kirere gusa bahita baza bakurikira inyenyeri? Urugamba, intambara bahanganye nayo, ese igitero Satani yabagabyeho kugira ngo batajya aho Yesu yavukiye ni ikihe? Ese uyu munsi wa none uburyo Satani yabarwanyije akabaca intege kugira ngo badahinguka aho Yesu yavukiye, ese Satani bwo we ntagiye kubikoresha kugira ngo avangire abantu kugira ngo batagira imyiteguro ishyitse yo kugaruka kwa Yesu? Reka turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 2 umurongo wa 1. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umurongo wa 2, umwami w'abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Iki cyari ikintu gikomeye. Bageze i Yerusalemu batagishidikanya. Icya mbere, bari baje bayobowe n'inyenyeri, ariko bari bamaze kumenya ko iyo nyenyeri si inyenyeri isanzwe, ahubwo bayobowe n'inyenyeri ye. Mu magambo make, ni umuntu ukomeye wavutse ufite n'ububasha bwo kuyobora inyenyeri akayishyiraho ikabayobora. Ikindi kandi, ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Bageze i Yerusalemu batakizanywe n'amatsiko, ahubwo bamaze kwinjira mu ntambara yo kuramya. Amen. Mu magambo make nagira mbabwire ngo hari impamvu zidutera kujya gushaka Imana, kandi izo mpamvu zigomba kuba impamvu nyamukuru, impamvu zidutera kuza gushaka Imana no kuduhingutsa ku Mana. Impamvu nyamukuru nta yindi ni ukuramya. Niyo mpamvu nagira mbabwire ngo niba twaraje mu by'agakiza, impamvu yacu ntiba ari ukuramya nyakuri, byanga byakunda intambara yo kuramya iri imbere yacu ntabwo tuzabasha kuyitsinda. Reka twinjire muri iki gitekerezo. Gusa mbere yuko umenya neza ibyo iki gitekerezo kivuga cyo muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 2, mbere yuko umenya ibanga ryihishe hano, biragusaba kwiga igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 6 cyitwa Twabonye inyenyeri ye. Muri iki cyigisho nimo ngiye kubabwira amagambo menshi nagiye nkuramo incamake nagiye nkora muri iki cyigisho, kandi turasoza tubonye urugamba rwa Satani ku myiteguro yacu uyu munsi wa none. Ariko mbere yuko wiga iki gitabo cy'Uwifuzwe byose, iki gitekerezo kitubwira yuko abanyabwenge b'iburasirazuba n'ubundi bari basanzwe bagira umuhango wo gukurikirana iby'Imana y'Abisiraheli, kandi bari basanzwe nanone hari amahirwe, hari uburyo Imana yajyaga ikunda abantu bakunda kwiga Imana bayigiye mu byaremwe, noneho Imana ikabihishurira atari uko ibyaremwe ari Imana, ahubwo ibyaremwe kuko bitunga urutoki Imana babyinjiranagamo n'umutima wabo wose imbaraga zose, bikarangira ibyaremwe bibabwiye ngo si nge Mana, ahubwo Imana yo mu ijuru yandemye ngiriya. Ibyo byatumaga rero barajyaga bageraho bakava mu bupagani bwabo bagatumbira ibyo kwizera kw'Abaheburayo. Reka turebe mu gitabo cy'Abahanuzi n'Abami, ni kuri paji ya 313, ariko ubwo abenshi mushakire mu cyigisho cya 29 Abahanuzi n'Abami, igitabo cyanditswe na Ellen White. Bagaragaza yuko aba banyabwenge mu gihe cya kera higeze kubaho n'abandi banyabwenge, kandi aba banyabwenge nabo bari abanyabwenge bo mu bibaya by'imigezi ya Tigrisi na Efurate. Mu magambo make ni Babuloni, ariho hitwaga iburasirazuba. Aba bantu bitaga ku kwiga iby'inyenyeri. Mu gihe cya kera aba bantu bari barigeze kurebera ku cyuma cyerekana igihe, bitegereje igicucucucu basanga cyasubiye inyuma intambwe 10, baratangaye cyane. Aha ni mu gihe cya Hezekiya, niba mubyibuka neza. Muribuka ko Hezekiya yongerewe iminsi. Noneho rero aba bantu nabo bagize ikintu bamenya, kandi noneho ikindi kintu gikomeye muri icyo gitabo cy'Abahanuzi n'Abami, bavuga yuko igihe bavumburaga yuko igicucucucu cyasubiye inyuma ku cyuma bamenyeragaho igihe. Aba bapagani bari barashinze icyuma, icyo cyuma bakimenyeragaho igihe. Umunsi umwe babyutse basanga igicucucucu cyacyo cyasubiye inyuma intambwe 10. Baratangara, bagiye kubaza umwami wabo witwaga Melokibaradani. Melokibaradani yamenye ko ari igitangaza cyangwa se ikimenyetso cyahawe umwami w'i Buyuda, kandi yohereje intumwa zo kumushimira ko yakize, kandi yohereje abo bantu ngo bagire n'ibindi bamenya ku byerekeye Imana. Mu magambo
magambo make, mu gihe cya Hezekiya za ntumwa zahagurukijwe n'icyuma bari barebeyeho. Bamaze kurebera kuri icyo cyuma, babona igicucucucu cyacyo cyasubiye inyuma, bamenya ko ari ikintu cyabaye kandi muri Isiraheli, kuko muri Isiraheli niho babaraga yuko amateka y'ubuhanuzi ari. Umwami wabo rero ababwiye ati ibi bintu byabaye bifitanye isano n'abayuda, kuko Imana iyobora ikirere ubu ngubu ni Imana y'abayuda. Nshuti zanjye, murumva ko abapagani baba bafite ukuntu bamenya ibintu. Rero hashize imyaka myinshi, abandi banyabwenge ari baba dusoma muri Matayo igice cya 2 noneho baturutse n'abiburasirazuba. Aba bantu baje ari itsinda rigizwe n'amatsinda 3. Muri bo hari abantu bo mu miryango ikize y'abanyacyubahiro, abana bavuka mu ngo zikomeye, bari bafite amahirwe yo gutembera, bari bafite amahirwe yo kwiga amashuri akomeye. Ariko Imana yifuzaga yuko aba bantu b'abanyacyubahiro bakomeye bazajyana amakuru yo kuvuka kwa Yesu. Aba kabiri nabigishaga ibintu byo kwizera ariko badafite gihamya. Hari abantu muri kiriya gihe bigishaga ibyo kwizera ko hari Imana yabiriho ariko barabuze gihamya. Aba nabo Imana yishimiye ko bakwinjira muri ririya tsinda. Aba gatatu bari abakiranutsi bigiye Imana mu byaremwe, biberaga mu ishyamba, bakibera mu majoro bakurikirana iby'inyenyeri, bakibera mu mashyamba bakurikirana uko amatungo abaho, bagakurikirana uko ibisimba byo mu ishyamba bibaho. Baza kuvumbura yuko hari ikiganza cy'Imana yo mu ijuru ikontorora ibintu byose. Kubw'ibyo rero iri tsinda ry'abantu bitwaga abanyabwenge rero ryari ririmo aba bantu bigaga ibyaremwe. Muri bo nabo hari harimo itsinda ry'abandi bantu bari barakurikiranye ibintu by'ikirere, bakurikirana ibintu byabo by'ubupfumu, ariko birangira batangira kugenda bamenya Imana mo gake gake. Rero nshuti zanjye, ngiri itsinda ryahagurutse. Mu guhaguruka ubwo bigaga iby'inyenyeri, bashakaga kumenya byimbitse ibanga ryihishe mu by'inyenyeri, ariko uko bwacyaga bukira barushagaho kugira amatsiko y'ibintu by'inyenyeri. Bageraho amakuru barayabura. Bayabuze, mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi baranditse ngo bahindukiriye ibyanditswe bya Giheburayo. Amen. Baravuze bati rero amakuru yizewe asobanutse twayakura mu byanditswe bya Giheburayo. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo ibi byanditswe bya Giheburayo nibyo bashakiyemo igisubizo. Umwanzuro wa mbere rero, abamarayika b'Imana, imbaraga z'ijuru byahise bijya kuri aba bantu, kuko umuntu wese ushaka kugira icyo amenya abiciye mu byanditswe byera. Iyo ni gahunda y'Imana kugira ngo imupangire, imutegurire urugendo. Amen. None se aba bantu ko bayobotse kugira ngo bamenye icyerekezo cy'icyo bashaka, bahindukiriye ibyanditswe bya Giheburayo, urugendo rwo kuvuka kwa Yesu bari batangiye kuruhingukamo neza. Uyu munsi wa none abanyamadini barashaka kwitegura kugaruka kwa Yesu, ariko batabyize mu byanditswe byera. Abantu barashaka gukura amakuru kuri radiyo, gukura amakuru kuri televiziyo. Abantu nta mwanya wo gucukumbura mu byanditswe byera bafite. Ese aba bantu bazahinguka ku Mukiza? Ntibishoboka. Nta muntu n'umwe ushobora guhinguka ku Mana no ku byayo atarehejwe n'ibyanditswe byera. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo Imana irimo irakora umurimo. Muri no minsi ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi birimo biragurwa n'abantu tutizera kimwe. Urasura umwizera ugasanga umwizera wacu nta gitabo cy'intambara ikomeye agira, nta rengera ubuzima agira, nta nama ku mirire agira. Ibitabo byose dufite, ubu butunzi dufite, abantu benshi ntago barimo kubukoresha. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi mizingo y'Abaheburayo i Yerusalemu yarahabaga, ariko mu cyigisho cyabanje twabonye uburyo Satani yabavangiye bashaka imyiteguro idaturutse mu byanditswe. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Abizera bacu nta mwanya bafite wo kwisomera ibyanditswe byera, ndetse abenshi usanga baharaye bashaka utugambo duto duto batoraguriye ku ruhimbi. Ubu hari n'abandi baba bategereje kubakwa n'utuntu bari butoragure kuri za WhatsApp. Nshuti zanjye, kugira ngo uhinguke ku Mukiza ntibishoboka utahindukiriye ibyanditswe bya Giheburayo. Igihe kirageze ngo duhindukirire Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, aba ariho dutangirira urugendo. Aho honyine niho tuzakura amahirwe. Nshuti zanjye, reka nkwibutse uyu munsi wa none, nubwo abantu benshi bamaze guhaga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, komande nyinshi yabyo irimo iratangwa n'abantu bo mu yandi madini. Barimo barabyiga, bararyohewe, barimo barabitangirana urugendo. Urimo uraha umuntu igitabo cy'intambara ikomeye, akabyina akavuga ati Imana iguha umugisha. Yarangiza mwazahura akakubwira ati ninyoba nzaba ari njye wizize, ubu namenye inzira aho iri. Ariko uyu munsi wa none twebwe, ese i Yerusalemu bahindukiriye ibitabo, bafite ibitabo mu ntoki, barimo bariga ngo bamenye ikigiye kuba. Ngiki ikibazo gikomeye. Nshuti zanjye, aba bantu bari babitse inzandiko zihanura kuza kw'imigisha ivuye mu ijuru. Kumwigisha wagombaga kuva mu ijuru, wagombaga kuzaza azanye imigisha. Rero ibi
bintu bari barabikuye he? Reka mbibutse rero nshuti zanjye, muribuka yuko igihe cya Baramu kubara 24 umurongo wa 17, Baramu yari yareretswe inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo. Barangije ngo bagiye kubona babona inyenyeri idasanzwe mu zo bari basanzwe bazi. Baravuga batariko mu byanditswe bya Giheburayo iyi nyenyeri nta hantu ivugwa, basanga Baramu yigeze kuyivugaho. Barangije baravuga bati rero ubwo Baramu yayivuzeho tukaba tubonye inyenyeri idasanzwe, twikwirirwa tujya iburengerazuba, twikwirirwa tujya amajyaruguru n'amajyepfo, tujye muri Isiraheli aho ibi bihamya bikomoka, nibo bafite amakuru. Bijya bimbabaza uburyo abantu bajya baza kutubaza amakuru y'umukiza, bajya baza kutubaza amakuru y'ibihaho bigeze, bajya baza kutubaza amakuru y'uburyo bakwibungabungira amagara mazima, bajya baza baje kutubaza amakuru y'uburyo bagira imiryango mizima, bagira abana bubaha ababyeyi, bajya baza kutubaza ibanga dukoresha kugira ngo amashuri yacu agende neza, kugira ngo bizinesi zacu zigende neza. Niki dukoresha ugasanga abantu baratwubaha kandi tunubaha Imana? Niye tekinike mukoresha? Bijya bibabaza kuba abantu baza kukubaza amakuru bagasanga nawe ntayo ufite. Reka mbaho urugero rworoshye. Byaba bitangaje kuba waheka igikapu ukagera Nyabugogo witwa kuri umuturage, abantu bakubona kuri inkandagira bitabo, ugahamagara umuntu w'umusirimu wambaye amarineti, ufite igikapu, ufite telefone, ufite ama ekuteri, bigaragara ko ari umusirimu rwose wo mu mujyi. Warangiza ukamubaza uti irunaka nihe ko bambwiye ko abantu bose bahazi? Yarangiza akakubwira ati ahantu simpazi kandi maze igihe mu mujyi wa Kigali. Bigaragaza yuko nawe utazi umujyi wa Kigali. Rero nshuti zanjye ni nako bimeze. Igihe cyose umuntu aje kukubariza w'iby'Imana agasanga nta makuru yabyo ufite, biba bigaragaza yuko ibyo uri mutazi byari byo. Barangije rero bafashe urugendo, babonye inyenyeri yaka cyane igendera mu kirere, ntiyari inyenyeri isanzwe, yabateye amatsiko. Amen. Igihe cyose umuntu afite amatsiko y'iby'Imana, yarangiza akaba afite ibyanditswe bya Giheburayo mu biganza bye, ntashobora kuyoba. Ya matsiko ye aba afite imbaraga. Ariko uyu munsi wa none dufite abantu baza mu itorero kubera ko bafite amatsiko yo kubona korari y'igitangaza babonye kuri televiziyo, bafite amatsiko yo kumva umubwiriza w'igihangange bumvise udasanzwe, bafite amatsiko yo kureba urusengero rw'irunaka rukomeye bavuga ko ari urwa mbere muri Kigali, bafite amatsiko yo kureba idini runaka bavuga yuko rifite abizera benshi. Kuko ibyo rero usanga kenshi na kenshi amatsiko abantu bahagurukana bazana mu by'agakiza ni amatsiko atayobowe n'ibyanditswe bya Giheburayo. Nshuti zanjye, iyi nyenyeri yabateye amatsiko ryari itsinda ry'abamarayika barabagirana, bari biteguye kubayobora mu rugendo. Nagira ngo ubwire ngo igihe cyose witeguye kuva mu buyobe ukaza mu kuri, Imana itegura amatsinda y'abamarayika bazakumurikira, bakazamukira ku matsiko ufite, barangiza bagakoresha imbaraga zabo n'umwete wabo kugira ngo bagukure mu cyerekezo kibi bakuzane mu cyerekezo cyiza. Amen. Ngiki cyatumye aba bamarayika bajya kwa Loti. Barahageze bereka Loti ibibazo bihari, baranamubwira bati tuje kurimbura aha hantu, bwira abantu bo mu rugo rwawe niki. Ariko ngo Loti ararandaga, arazarira. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 19. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo n'uyu munsi wa none turacyazarira, ariko Imana yohereza abamarayika ngo baturinde kuzarira. Nshuti zanjye, mu nzozi aba bantu bagize inzozi zitandukanye n'izo bajyaga bagira. Mu nzozi babwiwe kujya gushaka igikomangoma cyavutse. Amen. Mu nzozi bamaze kubwirwa kujya gushaka iki gikomangoma cyavutse. Nimureba neza muri Bibiliya mu Baheburayo hari amagambo akomeye cyane. Abaheburayo igice cya 11 hari amagambo nkunda. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo iki? Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kuva aba bantu bafata umwanzuro, aba banyabwenge bafata umwanzuro wo guhaguruka bakajya aho batazi, bayobowe n'ibyanditswe bya Giheburayo. Mu magambo make, Imana yahise ibita bizera. Amen. Uyu munsi rero wa none ntago umuntu yitwa umwizera mu itorero bitewe n'imyaka myinshi amaze, ntago umuntu yitwa umwizera muri iri torero bitewe n'ububasha afite, ntago umuntu yitwa umwizera muri iri torero bitewe n'ibintu byinshi yatanze. Umuntu yitwa umwizera bitewe n'uko yahagurukijwe n'ibyanditswe, yarangiza abamarayika b'Imana bakamutera amatsiko,
kandi yarangiza agahaguruka atazi yajya, agahaguruka ajya mu by'Imana atazi inyungu azabikuramo, atazi n'umunezero wabyo n'iki, ariko akavuga ati Mana ubwo umuhagurukije ndagiye. Mbene abo ngabo rero mu itorero usanga aribo baryohewe kuruta baje bafite izindi mpamvu zibazanye. Wajyanywe n'iki mu butayu? Ngiki ikibazo njya nibaza, ngiki ikibazo abantu benshi bakwiye kwibaza muri iki gihe. Nshuti zanjye, bahagurutse batazi iyo bajya, ibyo bibahwaniriza no kwizera. Kandi nk'uko Abisiraheli bayobowe n'inkingi y'igicu, aba bantu nabo niko bayobowe n'iki? Niko bayobowe n'iyi nyenyeri. Kandi nkwibutse yuko bose amahirwe no guhumurizwa babikuraga hejuru. Abisiraheli babonaga inzira yanze, barebaga hejuru bakibuka yuko iyo nkingi ari ifite inzira. Aba nabo iyo bageraga ahantu bakabona urugendo rurabagoye, barebaga hejuru bakamenya ko iyi nyenyeri ibafitiye amakuru meza. Ni nako n'uyu munsi wa none bimeze. Mu gihe turimo guca mu buzima bugoranye, tubona mu miryango bidakunda, mu mibereho bidakunda, mu kazi birimo kuzamba, mu rusengero birimo kuzamba, muri politike z'isi birimo kuzamba, ukabona ibintu byose ibyo ubona imbere yawe ari umwaku. Igihe kirageze ngo wubure umutwe urebe mu ijuru, kuko niho igisubizo kiri. Amen. Aba bantu ntabwo bagombaga guhaguruka amaramasa. Baravuze bati duhagurutse tugiye kuramya, tugiye kureba umwami wavutse. Kandi ibi bimenyetso bimwe biratwereka yuko iyi nyenyeri iragaragaza umwami uzakomoka mu bwoko bwa Yakobo. Ntago twagenda amaboko masa, bitewe n'icyubahiro n'amahirwe Imana yari yarabahaye mu buzima busanzwe. Ubutunzi bari bafite aho bavuka, ubutunzi bari barakuye mu mpano zabo no mu bushakashatsi bwabo, ubutunzi bari barakuye mu bintu bitandukanye. Barahagurutse baravuga bati uwo tugiye kureba ntabwo ari umuntu usanzwe, ni igikomangoma. Kirazira kugera imbere y'igikomangoma nta turo ujya. Barangije barahaguruka. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none abantu benshi bafite uburyarya, bariyicara bakavuga bati turi bujye kujya kureba igikomangoma Emmanuel, turi bujye kureba umwami w'abami, turi bujye mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Barangiza bakavuga bati ariko kugira ngo amafaranga yanjye ntaza kuyakoresha nabi kandi amafaranga yarabuze, reka amafaranga nyasige mu rugo, noneho nihagira igitekerezo gitangwa, nihagira inkunga yakwa yo kugura ibitabo, nihagira inkunga yakwa y'inyubako, nihagira inkunga yakwa yo kugoboka abababaye n'abashonji, nihagira ituro ryakwa, nihagira umugabane wakwa, nze kwicara ngaragaze yuko nayibagiriwe mu rugo, ngaragaze yuko bagomba kuzaza baduteguza. Ariko nagiye mbabwire ngo ubu ni ubuyobe. Impamvu abantu baza mu nzu y'Imana ariko ugasanga ibyo bajemo ntibabizi, nuko baba batazi uwo bagiye kureba uwo ari we. Mwazanywe n'iki mu butayu? Ni ukureba abambaye imyambaro y'imihemba. Hari abantu baje mu nzu y'Imana baje kuhashaka icyubahiro no kumenyana n'abakomeye. Abo ngabo bashatse bajya ahandi, kuko nagiye mbabwire ngo itorero ry'Imana nta wundi ukwiye kurebwa uretse Kristo gusa. Rero nshuti zanjye, ngiyi impamvu mu gihe cyose wifuza ko Kristo avukira muri wowe, mu gihe wifuza ko Kristo aba umwami n'umukiza wawe, hakaba hari inyenyeri yaguhagurukije ko kutahagurukijwe n'amarangamutima apfuye, ituro ni ngombwa. Aba bantu bari bafite ikimenyetso cy'inyuma n'ikimenyetso cy'imbere. Amen. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo ushobora kugenda warahagurukijwe n'Imana ngo igusige nta kimenyetso iguhaye. Ariko Satani kuko azi ko abantu bashaka ibimenyetso, azabavangira abashakira ibimenyetso bidafitanye isano n'agakiza. Ariko mu gitabo cy'ibifuzwe byose bagaragaza neza ko aba bantu bari bafite ibimenyetso bibiri. Bari bafite ikimenyetso cy'inyuma kigaragara cyaberekaga aho bajya, bakagira n'ikimenyetso cyo imbere. None wakwibaza ngo iki kimenyetso cy'inyuma cyari ikihe, icy'imbere cyari ikihe? Bari bafite ikimenyetso cy'inyuma cy'inyenyeri. Amen. Iyi nyenyeri cyari ikimenyetso cyerekana ko urugendo rwabo ruhiriwe n'Imana. Kandi bari bafite ikimenyetso cyo imbere ari cyo Mwuka Wera. Inyenyeri yari ishinzwe iki? Leadership. Inyenyeri yari ishinzwe urugendo, yari ishinzwe ubuyobozi, ikabayobora. Niyo mpamvu Yesu yiswe inyenyeri yo mu ruturuturu. Kandi ikindi nshuti yanjye nagira nkubwire, Mwuka Wera ari ikimenyetso cy'imbere. Mwuka Wera niwe wabateraga kuraje, kuko ngo hari igihe bageraga bagacika intege, bakabona burije, bakicara bakavuga bati none ibi bintu ariko ubundi ubu turamutse duhagurutse tukazasanga ibyo twagiyemo nta cyerekezo ntitwazaseba. Mbega uburyo muri no minsi abantu batangiye kuzaza. Mperutse kumva umuntu yarimo kubwira abantu, arababwira ati ubundi ubu muramutse mugeze igihe mukazasanga Imana mwasengaga itabaho, mukazasanga n'ijuru ritabaho, ntimwazasanga mwararuhiye ubusa, mugasanga ibi bintu byose murimo bitabaho.
mu by'ukuri nshuti zanjye, n'aba bantu baragendaga bakageraho Satani agatera umwe muri bo gutekereza, akabwira ati ariko ibi bintu turimo turamutse dusanze twaribeshye. Ariko kubera ko bari bafite ikimenyetso cyoma imbere cy'umwuka wera, mwuka wera arababwiraga ngo iyabahagurukije ni y'ukuri kandi izabageza aho ibajyanye. Amen. Niyo mpamvu muri ino minsi, mu gihe tubona ibintu birimo kuzamba mu rusengero, mu gihe turimo kubona ibintu birimo kuzamba mu makorari, ibintu byazambye mu ivugabutumwa, ibintu birimo kuzamba muri za politike, yewe Satani akaba arimo no kuzambya n'ibintu mu ngo zacu, byose agendereye kutubuza amahoro, dukwiye kwicara tukavuga ngo mwuka wera muyobozi ube hafi y'abakristo. Mu by'ukuri inshuti zanjye, hari ibintu ushobora kubona ukabona biraguca intege mu bantu bitwa ko basenga, hari ibintu ushobora kubona ukabona biraguca intege mu bantu bitwa ko ari n'abayobozi, hari n'ibyo uzabona biguca intege mu bantu bitwa ko bamaze igihe mu itorero. Ariko niba ufite ikimenyetso cy'imbere ari cyo mwuka wera, mwuka wera azakubwira ko iyaguhagurukije itabeshya, izakugezayo amahoro. Amen. Rero nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye. None ni iki cyatumaga aba bantu bagira umwete? Nuko bari bagiye kureba umuntu ukomeye wagomba kuvuka mu muryango wa Yakobo. Kubw'ibyo rero hari ibyiza byabashyizwe imbere. Amen. Kristo ajya kwemera kudupfira ku musaraba, Bibiliya iravuga ngo ibyiza byamushyizwe imbere byatumye yemera kuducungura. Uyu munsi rero natwe dufite agakiza, dufite gucungurwa, dufite kurokorwa, dufite ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibyiza byadushyizwe imbere. Ibyo bintu bigomba kudutwara uruhu n'uruhande, ibyo bintu bigomba kudutwara umutima, bigatuma nubwo twabona ibyo tubona imbere yacu ari umwaku, tukizera yuko tuzasarura ishimwe. Kandi ibi bintu bikwiye kudusunika, twagera aho tugize intege nke, mwuka wera akatubwira ati nimuze mbageze iwanyu. Amen. Rero mwuka wera niwe wijeje aba bantu kubajyana akabageza aho Yesu yavukiye, kandi mwuka wera niwe uzatujyana nubwo turi abanyantege nke tugwaguza, akatugeza ku gihe cyo kugaruka kwa Yesu, tugahagarara imbere ya Yesu nta bwoba nta n'inenge dufite. Amen. Yesu na mwuka wera barimo barakubwira ngo nimuze mbageze iwanyu. Nshuti yanjye, kuba tuzerera hirya cyane tukaba twarabuze icyerekezo, hakaba hari abantu batangiye urugendo bafite ubwuzu, ubu bakaba bararuhagaritse. Nshuti zanjye, ni ukubera yuko bagiye babona ikimenyetso kigaragaza yuko turi mu itorero ry'ukuri, ariko babura ikimenyetso cy'imbere ari cyo mwuka wera ubabwira ngo nimuze mbageze ku mwaro amahoro. Ngwino Yesu akugeze ku mwaro amahoro. Rero nshuti zanjye, aba bantu baragiye bagera i Yerusalemu, bari bazi ko bari bugere i Yerusalemu bagasanga ibintu ntibisanzwe, ariko bageze i Yerusalemu basanga ububyutse bafite mu mutima burangana n'ubukonje buri i Yerusalemu. Hari igihe Imana ihagurutse umuntu ikamuzana mu itorero, akaza akunze iby'Imana, akaza akunze ibyo kwihana, akumva akunze iby'ubutumwa bwiza, akumva akunze ubuhanuzi, akumva akunze abantu b'Imana, yarangiza akabwira Imana ati narakererewe, imyaka namaze muri aya madini y'ibinyoma narakererewe, n'aba bantu barivukiyemo bafite amahirwe. Yarangiza akaza ashyushye, ibintu by'Imana byose akumva arashaka kubishyira mu bikorwa. Yarangiza ubushyuhe afite buba bungana na barafu dufite mu mitima yacu. Aricara akabaza iby'icyacumi, akaba yicaranye n'umurakare, murakare akamubwira ati iby'icyacumi keretse wowe ukirinjije ni wowe ugitanga, twe tugeze ku rwego natwe turi abana b'abatambyi. Yakwicara akabaza ati ariko se ibi bintu barimo kuvuga bya temperance, byo gutandukana n'ibibi, ibi bintu barimo kutwigisha byo kureka kurya ibintu byangiza ubuzima, tukareka kunywa ibyangiza ubuzima, twarangiza tukagira amagara mazima, ibi bintu ni ibiki? Yarangiza akaba yicaranye mu iteraniro n'umuntu w'umukirisitu wacu warakaye w'umubihe, yarangiza akamubwira ati inama irakuka, ibyo bintu biri mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ni inama, kandi inama irakuka saka abandi. Mbega uburyo Imana irimo gukora ibitangaza, ikagira ibyo ikorera abantu, ariko kubera ko bicaranye n'abarakare, ubu byutse Imana irimo gukora ku bantu baje kureba umukiza, ubushyuhe bafite burangana n'ubukonje dufite. Birababaje cyane. Nshuti zanjye, bageze i Yerusalemu, basanze Yerusalemu bari mu iroro. Cyokoze icyo bakoze, bakanguye Yerusalemu mu iroro. I Yerusalemu hari haratanzwe inkuru yazanywe n'abashumba yuko Mesiya yavutse. Aba bashumba babwiwe yuko nta nkuru y'abashumba nzima ibaho, ndetse barangije babiyita injiji. Kubw'ibyo rero iyo nkuru bari bamaze kwica amazi, ariko ngo mu mitima y'abatambyi bake umutima waradihaga, bakavuga bati nta nduru ivugira ubusa ku musozi.
nshuti zanjye, aba bantu bageze i Yerusalemu bakanguye leta ya Herode yacunganaga n'abantu bashaka kuyikorera kudeta gusa no kutizera abatambyi. Yahoraga icunga ibintu byayihirika. Iyi leta yashidutse barimo kuyibaza ngo none nimutubwire amakuru y'umwami wavutse ari hehe, aya makuru muyafite gute? Leta ya Herode yaratangaye, itungurwa n'ibihe, ndetse nibizera abatambyi. Aravuga ati iyi kudeta irimo gutegurwa abatambyi babifitemo uruhare. Barangije uyu mugabo yahamagaye abatambyi, aravuga ati mufite ibitabo? Abatambyi koko baraje bavuga ibitabo, koko bavuga ubuhanuzi, ukumva ko ibintu babizi mu mutwe bari baranabiborotse kuruta uko twe twanabiborotse. Ariko ikintu kibabaje, baramubwiye bati tuza, naramuka avutse tuzaguha amakuru, nitwe tuba dufite amakuru. Imana ntishobora gufata amakuru yo kuvuka k'umwana wayo ngo ihahe rubanda rugiseseka twe tutayahawe. N'uyu munsi wa none abayobozi benshi b'iby'idini bizeza abantu amahoro no kuryama bagasinzira, bakababwira ati iki kibazo nitwe tukirimo, ikintu kizavuka tuzababwira. Niyo mpamvu umuntu udaherukana n'ijambo ry'Imana, umuntu udafite mwuka w'Imana ngo amuyobore, umuntu utazi iby'Imana irimo gukora mu itorero ryayo, akaba ategereje ayo makuru kuzaza yakura gusa ku bapasitoro n'ababwiriza b'ibirangirire n'abantu ngo Imana yasize amavuta, uyu muntu azagwa mu buhumyi bukomeye kandi azagwa mu buyobe bukomeye. Rero nshuti zanjye, abatambyi bari barangariye mu mirimo yabo, bishimiraga kandi bisingiza. Imyizerere yabo bayigereranyaga n'Abagiriki n'Abaroma, bagasanga bahagaze neza. Uyu munsi wa none ntabwo ikimbwira ko mpagaze neza ari ukureba uko abantu bo mu madini atandukanye ibi babikora cyangwa batabikora, kuko ibyo bintu bishobora gutuma nitsindishiriza nkumva yuko ndi mu itorero ry'ukuri kandi meze neza. Ariko igihe cyose mbumbuye ibyanditswe bikanyereka intege nke zanjye, bikananyereka n'imyiteguro ishyitse nkeneye, nsanga nkeneye Kristo nk'uko umuntu wo mu yandi madini nawe akeneye. Rero nshuti zanjye, ngiki kibazo abatambyi bagize. Bafataga imyizerere yabo bakayishyira ku ruhande rumwe rw'umunzani, barangiza bagafata imyizerere y'Abagiriki yari yuzuye ubupagani bakayishyira ku munzani, bagasanga imyizerere y'abapagani nta kigenda. Bagafata imyizerere y'Abaromani bakayishyira ku munzani. Reka mbabwire nshuti zanjye, aho kwigera ku bantu bo mu yandi madini, nimureke twigere ku byanditswe byera, nibyo bishobora gutandukanya ingingo n'umusokoro, bikabangukira kumenya ibyo umutima wibwira. Amen. Nshuti zanjye, ngiki kibazo gikomeye. Aba bantu rero bamaze guhura n'abatambyi, basanze abatambyi nta makuru bafite. Noneho ikintu gitangaje, binjiranye ibyiringiro n'umunezero muri Yerusalemu. Ariko bamaze gusohoka muri Yerusalemu, basohokanye agahinda gakomeye n'urujijo, bibaza bati ni gute aba bantu bafite ubuturo bwera, bakagira ubuhanuzi n'ibitabo dufite twasomyemo ari ibyabo, bakaba batazi ibi bintu byavutse. Uko biri kose ibintu by'iyi Imana yabo biriseriye, nta mikino ibamo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Imana ntiyihishurira abantu bamaze imyaka cyane mu idini, cyangwa yihishurira abantu mu nzego zikomeye cyane z'idini. Ndagira mbwire nshuti zanjye, Imana yihishurira umuntu wese uyishaka ku giti cye, nta yindi turufu akoresheje. Rero inkuru yo kuvuka kwa Yesu byageze aho ifatwa nk'ibikabyo, ndetse barangije barabireka. Guta umurimo rero kwa bamwe mu bayobozi uyu munsi wa none, guta icyerekezo kw'abantu bitwa ko bavugiye Imana, guhaguruka kw'abantu bazanywe mu by'agakiza ariko barangiza bakabita batarangije urugendo. Ibi byose birahura neza n'ibi ngibi. Iyi nyenyeri yayoboye bariya abantu kubera ko bahindukiye ibyanditswe bya Giheburayo. Uyu munsi wa none natwe dufite ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kutuyobora, rikazatugeza iwacu amahoro. Nzakugezayo amahoro. Amen. Nshuti zanjye, ibyanditswe byera bivuga iki? Reka turebe mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 12 n'uwa 13, hatugaragariza inyenyeri zagombaga kuzagwa. Ubuhanuzi bwerekana ko hari inyenyeri zizagwa. Ariko nanone mu gitabo urwandiko rwanditswe na Yuda, aha naho hari amagambo akomeye cyane nifuza ko twibandaho. Yuda igice cya mbere umurongo wa 13. Umurongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo ni umuraba wo mu nyanja ushega, babiri furo ari ryo ibiteye isoni byabo, n'inyenyeri zizerera zibikiwe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Mu by'ukuri nimureba hano,
uyu mugabo Yuda yari arimo kwandika avuga ku bahanuzi b'ibinyoma, ndetse yagaragaje yuko izi nyenyeri zo ni inyenyeri zizerera. Ku bantu bazi amateka y'ikirere, ntabwo inyenyeri zigenda, ahubwo inyenyeri ziguma ahantu hamwe, zarangiza zikareflectinga cyangwa se zigatanga umucyo uzivuyemo imbere. Noneho ikindi kintu gikomeye hano barimo baragaragaza ababigisha b'ibinyoma ko nabo bazagereranywa n'inyenyeri ariko zizerera. Hazaboneka kuzerera kw'abantu. Ujye kubona umuntu uyu munsi umusanze aha arimo arizera ibi, arimo arasengera aha, ejo usange yabivuyemo, yagiye, umuyaga w'inyigisho z'ibinyoma wamujyanye ahandi, arimo arizera ibindi, arimo aravuga ibindi. Kandi buri gihe kubera ko iyo nyenyeri abantu baba barayirangariye kubera umucyo wayo, iyo inyenyeri igiye n'abantu bajyana nayo. Mbega uburyo uyu munsi wa none dukwiye kwiringira ibyanditswe byera kuruta uko twiringira abantu. Mu gitabo cya Evenement du dernier jour, cyangwa se icyo bajya bita ibyaduka, ku kagingo ka 640 banditse amagambo akomeye. Baranditse ngo inyenyeri itari imwe twari twarishimiye kubwo kurabagirana kwayo nibwo izazimirira mu mwijima. Buri muntu wese afite inyenyeri ye. Buriya nagira mbabwire inshuti zanjye, buriya uriya muntu muri korari duhereza mikrofone tukamuha indirimbo yose ije nziza, tugahita tumubwira tuti yitere ni wowe ufite akajwi keza. Buriya muntu ni inyenyeri ya korari. Buriya umuntu muzabona ikintu cyiza, pastor agahita avuga ati ni wowe uzi kuvuga neza, bari wowe ugenda imbere ujye kukivuga. Buriya uriya nawe ni inyenyeri. Umuntu muzumva abantu bavuga bati kanaka arabwiriza ngafashwa, ku buryo rwose ngewe ninkomeza kugenda nawe nzahinguka kuri Yesu pe, uyu muntu azamfasha mugereho. Buriya uriya muntu aba yaramaze kuba inyenyeri. Umuntu muzicara abantu bakavuga ati uyu mudamu aritonda, asura abantu kandi agaburira abashonji. Muri no quartier yacu uyu mudamu nta wundi mwasa nawe mu gihande cyacu, ni umuntu w'Imana, n'abandi ndabakanguriye ngo muzamere nkawe. Uriya nawe aba yarabaye inyenyeri. Buriya dufite abantu twagiye twitoranyiriza nk'inyenyeri. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, ikibazo kigiye kuvuka ni ikihe? Nuko iyo nyenyeri iri mu kirere, ariko umuyaga nuyitwara ukaba utakibona cyangwa ibicu bikayikingiriza. Hari igihe ibicu bikingiriza inyenyeri inshuti yanjye. Hari igihe ibihe bibi by'ubukene bikingiriza umuntu ukamubura mu rusengero. Hari igihe ibihe by'ubuyobe biza bigakingiriza umuntu ukabona nta cyiza gusenga. Hari igihe ibihe byo kwiyemera bikingiriza umuntu ukamubura. Hari igihe umutima wo kwishyira hejuru uba ibihe bikomeye ugakingiriza umuntu ntagaruke muri korari, akishyira imbere ndetse akifuza ko na korari isenyuka. Rero iki ni igihe cyo kwiyubaka ku byera kandi byera cyane. Amen. Rero nshuti zanjye, muri iki gitabo baratubwiye ngo inyenyeri itari imwe twari twarishimiye. Umuntu twashimaga tukavuga tuti kanaka tumaryoherwa n'ubudivanisiti. Kuri icyizere kuri uwo muntu uyoborwe n'inyenyeri ariyo byanditswe byera. Kandi si ibyo gusa, ibyanditswe byera bitugaragariza yuko abahindurira abandi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri y'iteka ryose. Bazaka nk'inyenyeri y'iteka ryose kuko hari abantu bazazima ivugabutumwa riri imbere yacu. Dukwiye kugira icyo dukora kugira ngo Imana igire ikimarira abatuye isi. Kandi hari ubutumwa twahawe. Umuntu buryamana rero uwo nguwo azazima mu gihe abandi bazaba barimo kwaka bahinduka inyenyeri y'iteka ryose. Uyu munsi umuntu utitaye ku nyungu ze akaba azirikana inyungu z'umurimo, uyu muntu azakomeza kwaka ntazazima. Ariko dufite abantu bazimye. Uganira n'umuntu akakubwira ati ngewe ninjye wubatse rwa rusengero rwanyu, ntumbone gutya sha muri jiya narakaga, uzabaze bakanaka nari umuntu ushyushye ninjye watangije itsinda ryavuyemo ruri rusengero rwanyu, ntundebe gutya ntakibuka isomo, ubu narabwirizaga. Muri ino minsi hari terimi iriho yo kuvuga ngo tuzamuke twitwikire. Hari abantu barimo gutwika, hari abantu barimo kuvuga rwose baharawe cyane. Ariko njye mbabwire ngo kubera ko umuriro barimo gucana, umuriro barimo gukoresha atari uwo mu buturo bwera wakijwe n'Imana, tugiye guhura n'abantu bazimye. Nshuti yanjye, aya magambo arakomeye. Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero harimo amagambo akomeye nakunze kandi nawe nifuza kugukundisha. Urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Amen.
ndagira mbabwire ngo kugeza igihe Kristo azatungukira mu museke, nagira mbabwire ngo abantu beberwa n'ibyanditswe byera bizabayobora bibabera inyenyeri ku buryo bizabahingutsa kuri Yesu batibeshye. Aba ntacyo bazatwarwa n'inyigisho z'ibinyoma, ntacyo bazatwarwa na Babuloni, akarengane ntikazabakura mu murongo w'ingabo za Kristo, ibitero byose bizagabwa ku mugaba w'ingabo bizasiga uyu muntu ashikamye kuko ni umusirikare uzi icyo arwanira. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 5 paji ya 80 baranditse, ni igitabo cy'igifaransa, baranditse ngo inyenyeri nyinshi tuzaba twarishimiye kumurika kwazo zizazimirira mu mwijima, nk'uko ibicu bimera, ibyatsi bizakuburwa n'umuyaga, ndetse bigere n'ahantu twabonaga ko hari imbuto nziza gusa, ahantu twizeraga, abantu twagiriraga icyizere, twavugaga tuti abangabo bo barashikamye, abangabo ntago banyeganyezwa, abo ngabo nibo umuyaga ugiye guhuha, abo twajyaga tugira ngo ni ibiti byatewe hafi y'umugezi, tugiye gutangazwa no kubabona bameze nk'ibyatsi byumye bihuhwa n'umuyaga ubonetse uwo ari wo wose. Abantu bambara umutako wo mu buturo bwera bose, maze ntibambare gukiranuka kwa Kristo, bazibona bamwaye bambaye ubusa. Umwambaro wo mu buturo bwera ni uwuhe? Nshuti zanjye, buriya inshingano z'Imana zifite amabwiriza agendana nazo, kandi zikagira n'imyambaro igendana nazo. Reka twifatire urugero. Uyu munsi wa none njyewe ndimo kubabwiriza, ndi umushefu guide, mfite imyenda nambara ihuza n'inshingano mfite mu cyiciro cy'urubyiruko. Iyo myenda yanjye ifite ubusobanuro, nta kintu na kimwe mfite kidafite ubusobanuro, yaba ingofero, yaba inkweto nambaye ibara ryazo, yaba amabara y'imyenda nambara kugeza kuri furari nambara. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, uwo ni umwambaro wo mu buturo bwera. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe ndi mu nshingano z'itorero, abantu barandeba, banareba iyo myambaro nambaye, barangiza bakangirira icyizere bati uriya muntu itorero ryamugiriye icyizere, nanjye reka mugirire icyizere. Ariko byaba ari ikibazo ndamutse ngirirwa icyizere n'abantu, nkagirirwa icyizere n'itorero, ariko mu buturo bwera bwo mu ijuru ntagiriwe icyizere. Mbega agahinda. Nshuti zanjye, abantu bambara imyenda ya mifemu, dufite abantu bagendana ibitabo by'itorero, dufite abantu rwose babarizwa mu buyobozi bw'itorero, dufite abantu bamaze igihe mu itorero. Ariko najya mbabwire nshuti zanjye, umuyaga ugiye guhuha uzatandukanya ibiti bifite imizi n'ibyatsi. Ibiti byatewe hafi y'umugezi bizaguma bishikamye. Ariko nshuti zanjye, najya mbabwire ngo umuntu wese uri mu nshingano zera asaba Imana ngo kwera kw'izo nshingano no kwera kw'imyambaro yambitswe n'ubusobanuro bwayo bigende bihamanye n'inshingano yo gukiza imitima, n'icyo Kristo arimo gukora muri twebwe. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo aya magambo arakomeye cyane. Uyu munsi wa none dukeneye kuba hafi y'Imana, nk'uko byagenze ku nkuru yo kuvuka k'Umukiza. Ntabwo ubutumwa bwo kugaruka kwe bwahawe abayobozi ba rubanda mu by'iyobokamana, bari barananiwe gukomeza kubungabunga isano bafitanye n'Imana, kandi bari baranze umucyo uva mu ijuru. Aya magambo ari mu Ntambara Ikomeye paje 229, ni icyigisho cya 17. Uyu munsi rero mu madini ya kirokore menshi uganira n'umuntu akakubwira ati njyewe ibi bintu nzabanza mbibaze pastor, nzabanza mbibaze bishop, ndetse uganira n'abantu mu madini atandukanye akubwira ati padiri, apotre wanjye ibi bintu nambwira ko ari byo nibwo nzabikora. Wowe ntabwo uzi intambara turimo. Intambara turimo niyo kuyoborwa n'ibyanditswe byera. Kiri muri Bibiliya ndacyizera, ariko niba kitari muri Bibiliya si cyanjye, nta nicyo nkeneye. Ngiyo imvugo yavugwaga n'abahanuzi, sola scriptura, ibyanditswe byera byonyine. Ikintu kiri mu byanditswe ngicyo. Aba bantu bayobowe n'ibyanditswe bya Giheburayo bahinguka Umukiza yavukiye. Mwuka Wera mu mitima yabo yarabafashaga bagahangana n'intambara z'urucantege. Nanjye nagira ngo mbabwire muri iki cyigisho yuko nituyoborwa n'ibyanditswe byera, tugahindukirira Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, Mwuka Wera akaba mu mitima yacu, twarangiza ntiducibwe intege n'abantu b'i Yerusalemu badafite ubushyuhe nk'ubwo ibyanditswe byera byadushyizemo, tukaguma kwakira Kristo kandi tukamubaho akaramata. Byanga byakunda tuzahinguka aho tujya ariho i Siyoni. Dusoza isomo ryacu risoza urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:4, Bibiliya iravuga ngo ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura. Ntago muri mu mwijima, mufite inyenyeri bayoboye. Aho kuyoborwa n'inyenyeri z'abantu, muyoborwe n'ibyanditswe byera, mu izina rya Yesu. Amen.
Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Inyenyeri yawe, abamarayika bawe bahagurukije itsinda, bariha amatsiko, barangije barariyobora, rirwanira n'intambara y'urucantege. Satani yarabarwanyije ngo badahinguka aho wavukiye, ahubwo bageze i Yerusalemu basanga nta makuru ahari. Ariko uyu munsi wa none ijambo ryawe rifite kuduha amakuru aruta amakuru yose twakura ku bantu batandukanye. Rero ngwino uduhe kugirira icyizere ibyanditswe byera. Reka Bibiliya yawe abe ariyo itujya imbere, itubere umujyanama mukuru. Reka umwuka w'ubuhanuzi utubere ikintu kiducira umurongo waho tutarenga. Kandi ubwo abantu bamwe na bamwe i Yerusalemu badafite amakuru yo kugaruka kwawe, kandi twebwe ukaba wayaduhaye, ubwo bushyuhe buri muri twebwe uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyabuzimya. Dusabiye abantu bigeze kuba abakozi bawe, dusabiye abantu bigeze kunezezwa n'urugendo, bagatangira urugendo bakaza mu by'agakiza, ariko kubwo gucibwa intege n'intege nkeya z'i Yerusalemu bagacika intege. Ndakwinginze ngo wongere ubatsemo umuriro wo gukunda iby'agakiza, kandi ubayobore kugeza ku kugaruka kwawe. Mwuka wawe wera afasha abayobozi kandi afasha abigisha, kugira ngo dukomeze tuba inyenyeri ariko zihagaze hamwe mu kuri kwawe, kandi wowe utubere umucyo kugira ngo ari wo mucyo dutanga. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.